you're a first-rising artist and you're really doing good. I wanted to ask you, like, what advice could you give to Rwandan artists, the same age as you, like, to be at your level? You have not been here for a long time, but you're really doing good. Like, any advice for a fellow rising artist here? And what have you done so far in the country? And are you planning to future at Rwandan artists? First of all, I thank God for making me be where I am today. You know, it's a good thing to thank the Lord. First of all, I would advise not only Rwandan artists, and I'm advising all African artists and every artist planning to come out to just be yourself, focus on your work and don't think about the results. You understand? Focus on the hard work you're putting in now, and the result, whatever it is, still thank God at the end of the day and still keep going on. The cheat code in this industry is to keep creating, never stop creating. The more you continue to create, the more you grow. Artistically, you understand what I'm saying? Like, you just have to continue creating. Don't feel the need to, oh, what I did the last time wasn't good enough, so let me go sit down a little bit and just watch. Still go back into the studio and record, and you never know what will happen along the line. So be yourself, trust God, trust yourself, have the right team, have the right energy, positive energy, and watch out how everything will happen so quick. Thank you. And Rwanda, beautiful country. I've been here for 2 days, right from the airport. Everything has been beautiful. Can't wait to see more of Rwanda. Thank you. Thank you so much, Mr. Ruga. Another question, please, Dave? Yes. Okay, thank you. I'm called Jameson Bakunda from babytimes.com and babytimes TV. Okay, it's better I can ask in Rwanda. Ruga igihe yari ari muri Uganda hari inkuru za trending zano zika byamubayeho ko yagenze kuri moto n'ibiki byari byamubayeho kugira ngo agende kuri moto Yes, Mr. Ruga used the bike here in Rwanda. What really happened? In Rwanda? Yes, thank you. What is it? When you were in Uganda, you used a bike. What really happened to you? I use the bike? Yes. Like, my fans are actually one of the greatest fans. My fans color their hair and wear eye patch to my shows, so that was a fun. I could enter a bike still, it's not a bad thing. You understand what I'm saying? So that's my fan, and I saw many of them at the show, pink hair and all of that. That's the importance of creating a brand. I'm a brand, and my fans are following that. Thank you. Thank you so much, Mr. Ruga. We really appreciate that, and it was a big pleasure and also amazing. Well, mureke noneho twakire umuterankunga mukuru w'igitaramo Trip City Concert this coming Saturday, 19 at Canal Olympia. Benito, please, floor is yours. Yes. I think I'm going to talk in Rwanda kugira ngo mwese twumvikane. Kuko cyane Ikinyarwanda nicyo cyiza. Icyambere nshaka kubaza ni murazi ko Scorpions kuva yaza kuri market ni inzoga y'umuziki. Ni inzoga y'umuziki bitewe n'uburyo twayikozemo, icupa packaging yayo ukuntu imeze, kandi kuva twayizana twayilaunchinze hari n'abahanzi batatu, harimo Ariel Ways, Gabiro Guitar na Ishkevin bari hano, bakoze indirimbo kuri tune yabaye produced na David Benko kugira ngo duteze imbere umuziki nyarwanda. Scorpions hari kugira ngo dufatanye n'abanyarwanda, dufatanye n'abahanzi, tuzamure umuziki wacu nabo bajya bagenda mu bindi bihugu kuduserukira. Niyo mpamvu Scorpions ihari kugira ngo itere inkunga ibitaramo by'umuziki
yaba ari international cyangwa se ibyo mu Rwanda, kandi iyo ntego twihaye dufatanyije namwe bahanzi, namwe abanyamakuru, twese abantu bose muri showbiz tuzabigeraho. Turahari, niyo mpamvu mubona Jobsiri turi kumwe nabo n'abandi bose bafite gahunda zo gukora ibitaramo, natwe bwacu nka Skol tukabikora. Skol Pulse ikaba an African icon for the lifestyle, young modern Africans who like to party. That's how we're gonna do our approach, kandi intego twihaye tuzayigeraho. Skol Pulse, bring pulse to your life, ni ukuvuga zana pulse mu buzima bwawe hanyuma enjoy. Thank you. Thank you so much, Mr. Benito. Hanyuma abahanzi ntabwo baragusubiza, sinzi niba ari ikibazo batagusubije, ubundi tubashimire cyane, ari nako turuze gukomeza. Ari ikibazo batagusubije? N'abashishye upcoming artist n'abantu banga bose n'abari bakuru abajije impamvu bamwe muri bo nyuma tumagere bakwaka n'amafaranga kugira ngo tujwaye gucuruza kandi kuri hari byabugiye kupromote n'abajije bari kuko badusabye hari rwacu mutangazamakuru kugira ngo ntabwo hari ibyo batwikira nta n'umwe akitari. Wow, let's take reka Gabiro gisubize, then duhite dusoza. Gabiro hari ibintu ushaka ko tuganira tutagoranye, sibyo? Numvise breme nyinshi cyane ziri kuri local artist, kandi ikintu cya mbere ngiye nabasabye, sinzi niba cyababangamiye, tugiye twiga gufatanya twese twagerayo. Abantu bari hano benshi, reka mbabwize ukuri, dufite team, buri muhanzi ikintu cya mbere, buri muhanzi afite na team, sibyo? Kandi buri muhanzi afite na gahunda ze mu buzima busanzwe zo kuvuga ati ngiye ndifuza kugera aha n'aha, sibyo? Rero hari no kumenya no gukorana n'abantu. Nimba turi kuri kino gitaramo, iyi se si inkuru si wayibonye, iyi si inkuru, this is news. Kuba ndi kumwe na Ariel, turi muri Skol Pulse, ndi kumwe na Kenikesh, this is the news, turi kubaha news, sibyo? Wenda ushobora kwifuza ko personally nakubwira ngo naryamanye n'uyu mukobwa, ariko that's not my style, that's not me. So ikindi kintu rero kuvuga, hari n'undi wabaje ikibazo reka namusubirize, mwavuga ngo abahanzi bo mu Rwanda ngo tumeze nk'aho turi, no man, we are not schooling each other, ntabwo turi kujyana ku ishuri twese hamwe. Nawe igiye kukubwira uko ngutekerezaho, you will not even like it. But here's the thing, man, I want to congratulate buri muhanzi wese nyarwanda uri aha ngaha, man. Ibintu byarahindutse, man. Yewe ntabwo ndi muri ngo generation wenda iyejo umuke, sinzi iyo ndi icyo nuko muri generation is breaking iyo kasi yo kuvuga ngo hari abahara, sibyo? Ariko one thing, man, let's support each other, man. It's not fight, man. Buri gihe njya mu press conference, we are all fighting as if, man, we don't want to see each other win. So the thing is, man, ntabwo tubanga, man. Without you guys nta nubwo twanagera n'aha ngaha. Kandi hari benshi hano dukorana, barimo benshi cyane byatari. So rero ahubwo nimba mugiye no kwandika, reka twandike ibintu nyine, man. Ibindi natwe tuzagenda twiga, natwe niki hari ibyo tutari twamenya, nuko namwe hari ibyo wenda mutari mwamenya binarenze. Ariko I don't think this is the right time yo kugira ngo dushyiraneho blame, man. Kandi ntabwo cases ziri hano, nta na cases ngiye mfitanye n'umuntu hano, sinzi zukana gafitanye n'umuntu hano. But this is fun, man. Let's just go out there and give you guys a good show, sibyo? So ko nibyo ngibyo, ibindi ngiye kurenzaho ntabwo nibyo bihagije. Thank you so much, Gabiro Gita, and thank you so much everyone who's here in this press conference. Ladies and gentlemen, and at the end of this beautiful press conference, Lucky, you got one question also? Skol. Don't worry, biragenda neza kandi ndabizi. Yewe ntabwo ndibuze kubaza abahanzi, ahubwo kuko nabajije SL the DJ
ndumva nabaza na n'uhagarariye Skol kubera ko uyu munsi dufite abahanzi nyarwanda. Imana ishimwe ko bari kuri platform nziza kandi Imana ishimwe ko bayigiyeho kubera ko bayikoreye ntabwo ari by chance cyangwa ari amahirwe bahawe kuko barabikoreye. Icyo ni kimwe. Uyu munsi dufite abahanzi bari kumwe n'abahanzi bo hanze, ndakoresha inshoberamahanga kugira ngo batadutahura. Ni iki turi buze gukora nyuma y'uko bagenda kugira ngo abahanzi bacu bakomeze batere imbere nk'uko mwabivuze ko Pulse ari ikinyobwa cy'umuziki nyarwanda cy'abahanzi nyarwanda. Imana ishimwe ko Afrique New Generation, Keshat, Ish Kevin, Ariel Ways na Gabiro ntahabarizwa ari hose. Imana ishimwe ko bose bari kuri iyi pano. Ariko ku muntu ureba umuziki nyarwanda wifuza ko umuziki nyarwanda utera imbere, wifuza ko umuhanzi nyarwanda ahabwa agaciro, ntekereza ko hari icyo mugomba gukorana nyuma y'igitaramo, atari ibitaramo gusa, kugira ngo tubone wenda umuhanzi nyarwanda afite icupa rya Pulse kubera ko Skol yumvishe ko abishoboye kandi ari ikiribuze kongererwa, cyangwa se no kuri Skol hari brand yindi iribuze kubona. Twari tumenyereye muri sport, ariko mu muziki nyarwanda ntimuze mu gitaramo kimwe bibiri gusa, ahubwo muze no mu bahanzi ubitekerezaho iki. Ikindi mbuvuge, reka nyivuge mvuye live ho gatoya. Icyo ni icyacu muri rusange. Turi hano nk'abanyamakuru, aba bajama bavuye hariya, buriya iyo ubajije ngo uriya muhanzi runaka kubera icyo atari hano, ni nk'aho uba uciye intege cyangwa utesheje agaciro abahanzi bari hano. So igihe cyose tuziga ikintu cyo kumva ko aba bavuye hanze baza bataza nta kintu bitubwiye, ahubwo tukumva ko abahanzi bacu bari hano tugomba kubashyiraho amabombo, aho ibintu bitagenda neza, still Rwandan music izakomeza isubira inyuma. Ikibazo nawe mfitanye n'umuvandimwe hano, reka twe kukizana hano, tumenye ahantu tukibariza. Buri gihe nitwereka abanyamahanga ko aribo dukeneye imbere yacu kurusha abahanzi nyarwanda, still tuzakomeza turwane. Uriya mujama yabivuze ngo ni ugushyira hamwe. So guys, umuhanzi wacu niba ari hano tumuha agaciro, kubera ko aba bajama bataza twari gukora press conference kandi yari kugenda neza. So ikibazo dufitanye na Ariel na Gabiro na Kenny Kesha na Afrique na Ish Kevin na Gustave Fuel, tugishyire nyine ku ruhande tubanze turangize staff zacu za press conference kugira ngo tutabaca intege. Ibaze umuntu yagutumiye wahagera akakubwira ngo undi ko ataraza kandi wowe wahageze, urumva ikibazo kiba gihari. So dushyire hamwe twumve ko ibintu turi kubyubaka kandi Imana izadufasha bigende neza. So icyifuzo cyanjye nk'umuntu ni uko twebwe turebe bigenda neza ku bahanzi bacu mu gihe turi kumwe n'abanyamahanga, kugira ngo tumenye ko ari abantu bahatari Imana. Aba bacana bano ugiye kureba no kuri YouTube ntabwo ari abantu batanje tu ku buryo bashobora kuba bafite views za hatari. I'm telling you. So ikintu gihari ni kimwe, uwo ngo uvuga ngo yagiyeyo still is cheap in mind. Nawe mubwira sinyene no kumenya ufite mind iri cheap kubera ko uri hano, sibyo? And you need badge kandi uzajyayo kandi uzareba performance zose. Tugerageze gushyira hamwe, ukuri kurabyana, ibyo ushobora kuvuga abantu bakavuga ngo why are you saying this, why are you saying this, ariko man hamaze igihe kinini kabisa umuntu aza ugashaka kwerekana abahanzi b'abanyarwanda kuko ntacyo bavuze, and then we are playing them dufite interviews zabo one day up to since two. So guys, tugerageze dushyire hamwe, tugerageze twumve ko n'abahanzi bacu n'abahanzi nyine dukeneye gushyiramo. Nta muntu udakosa man, since dukosa nta muntu udakosa twese turakosa guys. Dushyire hamwe twumve ko tugomba kwerekana abanyamahanga ko aba batipe bahisemo they are on top, barashoboye, ntabwo ari by chance. Ariko nitutabereka guys, ntawe uzi iminsi dusigaje ku isi, tuzagenda tuzabisiga hano kandi tuzabisiga bikimeze gutya. Assalamu alaikum. Arakoze cyane umuvandimwe n'umuhanzi Imana, hanyuma Bento arasubiza ikibazo cya mbere. Dushimire cyane buri muntu wese wabashije kwitabira ikiganiro n'itangazamakuru.
ndashaka gusubiza ikibazo cyabajijwe na Lucky. Nimba nibeshe wambajije nimba icyo duteganya gukora muri music industry mu Rwanda atari gufasha ibitaramo bibiri cyangwa bitatu. Icyo nabasha kubabwira ni uko Scorpus iza hano tuyishyira kuri market yaje kugira ngo ize ibe associated n'umuziki kandi umuziki nyarwanda kuko turi mu Rwanda nk'uko nabivuze tuyironshinga twafashe abahanzi batatu aribo batangiranye gukora indirimbo yayo. Si uko tuzahagarikira kuri batatu gusa, tuzakomeza dukorana n'abandi kandi uko ibintu byose bigira steps. Uyu munsi twatangiye kuri icyo, ejo tuzinjira mu bindi. Twebwe nka Skol ku giti cyacu atari kubera ari abantu organizinga ibitaramo, twebwe ubwacu turashaka gukorera ibitaramo byinshi bishoboka, ari byo concert nini cyane cyane z'aba artiste bacu bo mu Rwanda. Tugomba guteza imbere umuziki nyarwanda. Umu-artiste wese uririmba w'umunyarwanda akiyumvamo ko parisi yari kugira ngo izamufashe n'akabasha kugera kuri dreams ziwe kandi azazigeraho. Icyo nabasaba gusa ni ugukora bakatwegera, turahari kandi tuzakorana, tuzabafasha tugere kuri byinshi. Ndashaka kubanza kubashimira mwese abitabiriye the press conference, the press, the artists. Njyewe nitwa Ivan from Drip City. Nitwe tuzaba dufite igitaramo uyu wa gatandatu ku itariki 19. Drip City ni kampani nshya muri no events, ariko ni kampani ije gukora ibintu binini. Turashaka guhera